بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيب قلوبنا وشفيع أنفسنا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العلي العظيم. ikuzo ishimwe ibisingizo byuzuye n'abandi bikwiretse Allah subhanahu wa ta'ala, we wahozeho uriho kandi uzahoraho mu gihe nta kindi kintu na kimwe kizaba kiriho. Amahoro n'imigisha bisakare ku wasojereje nimwe n'abahanuzi umutakambizi ku bamwizera ariwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiwe na buri wese ukora uko ashoboye kugira ngo atere ikirenge mu cyabo. Bavandimwe, nifuje ko uyu munsi tuganira ku magambo aboneka muri Qur'ani, amagambo matagatifu aboneka mu isura ya 30 umurongo wa 54, aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati Allahu alladhi khalaqakum min dhaf. Atubwira ati Allah mu by'ukuri niwe waturemye akaturema turi abanyantege nkeya. Unyantege nkeya rero buvugwa hano ahandi ni cya gihe twavukaga tuba mu nda za ba mama bacu, tukavuka nta kintu na kimwe dushoboye kwikorera, tudashoboye kwitekerereza, tudashoboye kwirisha, kwinywesha, kwigenza n'ibindi byinshi. turi abanyantege nke nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala abitubwira, tutabasha gutekereza, turi abanyantege nke mu bitekerezo ndetse n'imbaraga z'umubiri. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala agakomeza atubwira ati nyuma y'icyo gihe thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa. Allah subhanahu wa ta'ala nyuma y'imbaraga nkeya akaduha noneho imbaraga. Bavandimwe, nifuje ko tuganira tunatinda cyane kuri iki gihe cy'imbaraga, kuko nicyo gihe gihambaye buri wese akeneye, nicyo gihe amaso yose aba hanze, imiryango yose ihanze, igihugu cyose ariho kireba. Icyo gihe nta kindi, ni igihe cy'ubujyambere cyangwa igihe cyo kubyiruka. Icyo gihe rero nicyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala yaduhayemo imbaraga, kandi tugomba kuzikoresha neza, kuko intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwiye ngo ku munsi w'imperuka ntabwo umuntu azabasha kunyeganyeza n'ikirenge cye mbere y'uko abazwa ibi bibazo bigera muri 4. Ibibazo rero bigera muri 4 harimo n'uko wakoresheje ubuto bwawe, n'uko wabwitwayemo, n'icyo wabukozemo. Urumva ko ari iki gihe ndi kuvuga igihe cy'imbaraga. Iki gihe rero ni igihe buri wese aba agukeneye, kandi nawe ubwawe wikeneye, kubera ko igihe wakoresheje neza ukagibyaza umusaruro kizagufasha mu bihe byawe by'ahazaza, nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala bitubwira ko nyuma y'izo mbaraga thumma ja'ala min ba'di quwwa, nyuma y'izo mbaraga Allah subhanahu wa ta'ala azongera akaduha dha'fa wa shayba, akongera akaduha imbaraga nkeya ndetse n'ubusaza. Rero muri ubwo busaza bwawe kizaba ukeneye ni uko warakoze ugahunika za mbaraga zawe warazikoresheje neza, hanyuma zikazakuzigamira, zikazagufasha mu gihe cy'ubusaza, nubeho wandavuye, nubeho usabiriza, kandi waragize igihe cy'imbaraga. Icyo gihe rero nicyo twese tugomba gutekerezaho, tugatekereza nimba tugikoresha neza nk'uko bikwiriye, cyangwa nimba tuzaba muri babandi mu gihe cyacu cy'imbaraga nkeya kizongera kikatugeraho n'ubusaza, tuzaba muri babandi uvuga ngo njyewe nari imeze uku n'uku, kandi nari umugabo idahabwa intebe. Kubw'ibyo rero icyo gihe ni igihe Imam Ali alayhi salam yatubwiye ko agira ati ashababu ahsanu zamanu litaadim. Icyo gihe ni igihe umuntu, icyo gihe cyiza umuntu agira cyo kwishyira ku murongo ndetse no kwiga.
ukiga byinshi, ukamenya byinshi, ndetse ukaniha n'umurongo uboneye wo kugenderaho. Kubera iki? Mu yindi mvugo Imam Ali alayhi salam aratubwira ati innama kalibul hadathi kal ardil khaliya, kuko umutima w'umuntu ugeze muri icyo gihe umeze nk'umurima udahinze, icyo watera cyose muri uwo murima kiramera. Bavandimwe, ndibaza ni iki ushaka gutera mu mutima wawe wowe? Ni iki ushaka gushyira muri uwo murima udahinze? Kuko Imam Ali alayhi salam aratubwira ati buri kintu cyose uzashyira muri uwo murima kizamera. Nushyiramo ubunebwe n'ubunyantege nkeya, nicyo uzasarura, uzaba umunebwe. Noneho ubisange mu masaziro yawe muri cya gihe kindi Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye kizakurikiraho cy'ubusaza ndetse n'ubunyantege nkeya, usanga usaje wandavura, ushaje usabiriza. Rero ntabwo bikwiriye yuko tugomba gutakaza iki gihe cyacu dufitemo imbaraga nyinshi, ahubwo twagakwiriye kumenya icyo dutera muri ya mirima yacu kizadufasha n'ejo hazaza. Kandi ntitwibande ku by'isi gusa, ahubwo tukibanda n'ejo hacu hazaza akhara, mu bijyanye n'igihe tuzaba twamaze kuva muri uyu mwuka, mu gihe iby'isi nta kindi kintu bizaba bidufasha, bya bindi twatunze nta kindi bizaba bidufasha, ahubwo tuzaba dukeneye ibikorwa byiza, tukamenya kubana neza n'abantu, ndetse tukamenya gukora ibikwiye no kubaho tutari baruvumwa muri sosiyete. Imam Ali alayhi salam mu yindi mvugo aratubwira ati nimuba muri mu gukora ibikorwa bwandukiramana, mujye mubikora mubishyizeho umwete, kandi mubikore mu binoze, nk'aho hatazabaho ikindi gihe, hatazabaho ejo, cyangwa nk'aho ibyo bikorwa ari ibya mbere n'ibya nyuma muri gukora, ubikore ubinoze. Kandi akongera akatubwira ati kandi nanone niba uri mu gihe cyo gushaka iyi duniya, uri gukorera iby'iyi si, nanone kora cyane n'imbaraga zose nk'aho uzabaho ubuzima bwawe bwose. Ni iki ngiki Ahlul Bayt alayhi salam n'intumwa yacu n'Imana Allah subhanahu wa ta'ala batwifuzaho. Ntabwo batwifuzaho ko muri iki gihe cy'imbaraga zacu tuba abanebwe gusa. Ntabwo batwifuzaho ko muri iki gihe cy'imbaraga tugomba guhugira muri bimwe ibindi tukabireka. Oya, ahubwo icyo bashaka ni uko tubibalansinga. Nimba tugiye gukorera Allah subhanahu wa ta'ala, tugashyiramo imbaraga zacu zose, kandi tukagira n'umwanya wo gukorera iby'isi bizatubeshaho ejo hazaza, kuko byose bifite akamaro, bizadufasha muri iyi si, kandi hari n'ibindi bizadufasha mu gihe twavuye muri iyi si. Ubw'ibyo rero ni ahacu ho kumenya uko tugiye gukoresha iki gihe cyacu, kuko ugikoresheje nabi ntikigaruka, ugikoresheje nabi kiragenda kandi ntabwo kigera kigaruka. Nk'uko Imam Ali alayhi salam abitubwira rero, tureke guhugira muri bimwe ngo ibindi tubyihorere, kuko akenshi usanga muri iyi minsi iyo urebye, usanga akenshi tureba duniya, tureba isi n'ibidufitiye akamaro kuri iyi si. Si bibi kubireba, ariko menya yuko ibyo bintu bidufitiye akamaro kuri iyi si ari ubuzima bw'iyi si nyine burangira, kandi nyuma y'ubuzima bw'iyi si hazabaho akhera, habaho n'ubundi buzima. Nibyo ugomba gukora ukiteza imbere, kugira ngo ugire amasaziro meza, nunasaze wandavura, ariko nanone ntiwirengagize akhera. Tugabikora nk'uko Imam Ali alayhi salam yatubwiye ko nitujya mu bikorwa ngandukiramana, tuzabikora nk'aho ari byo bya nyuma, nta ejo hahari, kandi twajyana no kuri iyi si tukayikorera neza, kugira ngo tuzagire amasaziro meza, bazagira amahirwe bakayagira. Rero ni wibanda kuri iyi si cyane, ukibagirwa akhera, uzaba muri ba bandi Allah subhanahu wa ta'ala atubwira, yego iby'isi uzabibona, ariko uzaba muri ba bandi atubwira ngo ushobora no kubibona byinshi, ariko ku munsi w'imperuka bya bindi wabonye ntihagire icyo bikumarira.
Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo muri babandi bazaba baragwishe ibyisi byinshi baragize n'amahirwe bakabigeraho bakarabona n'imyanya ikomeye, Allah aratubwira ngo ku munsi w'imperuka bazavuga ngo bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma aghna anni maliya. Abazatangiye kugerwaho n'ingorane bazavuga ati wa mutungo wanjye ntacyo umariye, halaka anni sultaniya, ese bwa ya mashagaga yanjye bwa bwamamare bwanjye bwa butware bwanjye kumbona ntacyo bumariye. Ibyo byose nta kintu bizakumarira. Allah azavuga ngo khudhuhu fa'ulu, mufate mumubohe, thumma al-jahim sallu, umushyire mu muriro wa jahim, ariho ajya kwibera. Kubera iki? Wahaye umwanya byane by'isi, ugira n'amahirwe urabibona, uratunga uratunganirwa, wirengagiza ko nyuma y'ibyo ngibyo hazabaho ubundi buzima, kandi ko nyuma y'ibyo ngibyo hari ubundi buzima kandi buzahoraho. Kubw'ibyo ntago twagakwiriye kwifata ngo dutere umugongo iby'Imana n'intumwa yayo, ngo twibande ku by'isi gusa. Kuko Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo iby'isi almal walbanun zinatul hayat ad-dunya, n'umutako urubyaro n'ubwo butunzi bwose n'umutako w'isi, bizasigara byose ku isi. Uzaba utunze byinshi bya mirenge, ariko nujya gupfa bakakubwiye gushyira amwana ndani nta kintu na kimwe bazaguhereza. Amamodoka yose uzaba utunze nta nimwe bazaguherekeresha, amafaranga yose uzaba ufite nta n'ifaranga na rimwe bazaguha, icyo uzaba utunze cyose nta kintu na kimwe uzajyana, uzabisiga inyuma hariya, bisigare bikoreshwa n'abandi batigeze banabiruhira. Ariko wowe icyo uzajyana ni bya bikorwa Imam Ali alayhi salam atubwira ko tugomba kubikora nkaho nta ejo hahari. Ibyo bikorwa uzajyana nibyo bizakuvugira hariya mu kaburi, nibyo bizanakuvugira ku munsi w'imperuka. Kubw'ibyo rero mureke twe guta igihe cy'imbaraga cyacu ngo tugipfushe ubusa, ko Allah subhanahu wa ta'ala azakitubaza, kandi ni nanakitubaza natwe ubwacu tuzakibaza. Tuzakibaza igihe wageze mu zabukuru umaze gusaza, avuga ati ariko ubundi nyiri umusore nakoze iki, ko mbona nta kintu nakoze gifite icyo kimariye, ko mbona nshaje ndimbwa, ko mbona nshaje nta kintu nigejejeho, nshaje nandavura. Kandi no ku munsi w'imperuka uzabyibaza ati ese igihe nari ndi ku isi nyifite imbaraga, kuki nafashe imbaraga zanjye ngo nzishyire mu gukora ibyiza ubingirira akamaro uyu munsi. Rero kugira ngo tuzibaze ibyo byose tudafite uko twabigenza ngo dusubire inyuma muri iki gihe cy'imbaraga dufite cyaraducitse byararangiye, ari ukwicuza gusa dusigaranye, mureke tubikore nonaha. Igihe ufite cyawe ni nonaha. Ntabwo uzi ejo bundi kuzaramuka, ntabwo uzi ko ejo n'ejo bundi uzaba ufite izihe mbaraga, ntabwo uzi nimba uzabyuka utarwaye. Igihe ufite muvandimwe uri kunyumva, igihe ufite ni iki ngiki ndi kukubwiramo. Iki gihe ufite kandi byose birashoboka, ushobora kugikoresha neza utitaye ku cyatambutse. Wowe yita kuri iki ngiki ufite, ugikoreshe neza, ukibyaza umusaruro. Nimba ari ibikorwa bya ibadatu ubikora ubishyizeho umutima ubinoze, nimba ari n'ibikorwa by'iterambere yawe n'irya sosiyete cyangwa umuryango wawe, nabyo ubikore ubikunze ubishyizeho imbaraga, kuko ejo n'ejo bundi uzasarura, uzabona bya bindi wakoze nibyo bizakugirira akamaro. Naho mu gihe uzabitera umugongo ukashaka kubaho nk'umumongariste w'umusongarere, ugashaka kwiyohereza, uzayoshya nibyo, ariko imyaka izaba iri kugucika, muvandimwe. Ejo n'ejo bundi uzaba umaze gusaza, ejo n'ejo bundi uzaba uri imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ari kugucira urubanza, akubaza icyo wakoresheje imbaraga. Umwaka urashira, tugakoresha ibirori tukishima, ntabwo ari bibi, ariko umenye ko uwo mwaka ushize ari ugenda ugusatiriza kujya muri za ntege nkeya no gusaza, kandi ugusatiriza urupfu kujyana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rero nahanjye kandi nahawe ho guhinduka, ho kumenya mu buzima icyo dushaka.